bityo hari abo mu ba nyuma bazaba ba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ndifuza gutangiza amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Gukurikiza Yezu, amagambo ari ku rupapuro rw'152. Yezu aragira ati: mwana wanjye, ntushobora kugera ku bwigenge nyabwo niba utiyanze wese. Abikunda kandi bagashaka kwihugiraho bose babaho mu bucakara. Usanga barangwa n'umururumba, amatsiko, imihangayiko, bashaka ibishimisha umubiri aho guharanira ibinshimisha, bagatungwa n'ibinyoma kandi bagakora imishinga myinshi itazigera ishyirwa mu bikorwa. Koko ikitavuye ku Mana cyose kizayoyoka. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe, wakumva aya magambo yakumva Yezu akabije cyane. Nyamara nicyo adusaba mu ivanjiri y'uyu munsi. Yezu aradusaba kunyura mu muryango ufunganye kugira ngo tuzabarirwe mu ba mbere bazajya mu ngoma y'Imana. Mu by'ukuri ubwami bwa Kristo burahenda. Isomo rya kabiri ryatweretse ko duhamagariwe kwemera ko Imana ari umubyeyi wacu, tukemera kwidukunda, tukemera gukosorwa nayo kuko itwifuriza umukiro. Koko bavandimwe, imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, kandi ngo uwiyemeje gusoroma ibimusumba yihanganira ibimutokoza. Bavandimwe, Kristo yarabitubwiye kenshi ko ubwami bw'Imana buharanirwa bukegukanwa n'ibyihare. Twazitwa gute abagenerwamurage tutemera icyo uturaga atubwira? Twaba intwari gute tutagiye ku rugamba? Ese twabona ikamba gute tudahatanye? Guca mu muryango ufunganye Yezu adusaba tubyumva neza iyo twumvise ubuhanuzi bwa Yohani mu byahishuwe, aho atubwira abameshe amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Bavandimwe, kuzataha mu byishimo bibanzirizwa no kujyanwa bunyago. Umuryango w'Imana wagaragujwe agati, uratotezwa, ujyanwa bunyago, ariko Imana iwurema agatima, iwugarura mu gihugu. Ni koko ibitari mu Imana birumbira mu miteja. Iyo duhunze Imana turahungabana, iyo tuyihigitse turahirima. Kwemera kwinjira mu muryango ufunganye twabyumva mu ngero zinyuranye. Ahari ikinyoma, nubwo cyaba gishyigikiwe na benshi, cyarahawe intebe na benshi, twe tugaharanira ukuri, kuko umuranzi wacyo uribwa rimwe. Ahari ukwiheba, tukahashyira ukwizera, kuko kurarema kandi ntigutamaza. Ahari amakimbirane, tukahashyira ubwumvikane, kuko hari urukundo n'umubano Imana ibihari, kandi ahari Imana byose biba byuzuye. Bavandimwe,
iyaba kuri uyu munsi twari twemeye gukora ugushaka kw'Imana kurusha ukwacu, twazarindwa imvugo y'umunyarwanda igira itushishikarira ushishikara ushima ibuye ugashiguka inzara, cyangwa ngo ukora mu nkono ntashye arashyekerwa, ahubwo tukazabarirwa mu bazicarana na ntama b'abakurambere bacu mu bwami bw'ijuru. Tumenye kandi duhungire kuri Nyagasani, tumenye mu gisubizo cya Yezu ko atavuze ngo ni bake cyangwa benshi. Ntiyavuze ngo ni bake kugira ngo tudacika intege mu bwizere, mu rukundo tumuziho, mu rukundo tumwemeraho, ntabwo yatuma ducika intege cyangwa ngo ducibwe. Mu rukundo tumuziho ntabwo yabura kutugenera umurage. Ntiyavuze kandi ngo ni benshi, tutazumva ko tuzinjira mu gihogere, tuzumva ko ari barahuruye, ahubwo biradusaba gukora icyo Nyagasani adusaba. Bavandimwe, turahamagarirwa twese, buri wese ku rugero rwe, kunyura muri uyu muryango ufunganye. Yezu akuzwe. Abana murahari? Mugire gutya turebe abana. Abana tuzaharanira kunyura mu muryango ufunganye igihe cyose tuzaharanira kumvira ababyeyi. Mwabyumvise? Kumvira ababyeyi, gukora icyo bababwiye, kandi mugaharanira gukunda Imana. Abana murabyumvise? Urubyiruko rurahari? Tugire gutya turebe. Yego, natwe tuzanyura mu muryango ufunganye niduharanira kutigana ibi bihe turimo. Pawulo mutagatifu abitubwira neza mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, ngo muririnde kwigana ibi bihe turimo, ahubwo duture imibiri yacu ho igitambo gishimisha Imana. Mu ngendo yawe mujene, haranira kubaho ushimisha Imana, uzaba unyuze muri uwo muryango. Haranira kutigana ugendera ku bigare, ugendera ku mpararo cyangwa mode, maze utera Imana umugongo, ahubwo haranira gukunda Imana mu buzima bwawe, kandi uharanire gusenga igihe cyose. Abantu bakuru nabo barahari. Tugende. Yezu akuzwe. Bavandimwe, namwe muzanyura mu muryango ufunganye cya gihe cyose muzigomwa ikibi kikabashisha, mukakigendera kure, ahubwo mukihambira ku cyiza, nk'uko Pawulo mutagatifu abitubwira. Umubyeyi mu rugo akaba dinye y'iryo zina, akaba koko arikwiye, aho urugero rwiza abana be, aharanira gukora igiteza imbere umuryango we, aharanira gukora igishimishije n'igitunganye, maze umugabo akitwa umugabo kuko yabaye umutwe w'urugo, yaharaniye gushimisha, guharanira ibyishimo by'umuryango we, yakunze umudamu we, kandi agahibibikanira abana, akababera umubyeyi babandi batishisha, agahibibikanira abana babandi badashobora gukomereka, batamwita papa kuko yabakuye umutima, ahubwo agaharanira ko abana bamwisanzuraho, akaba umwe muri bo. Yezu akuzwe. Abamama bakaba ba mutima w'urugo koko, babandi umwana ahungiraho,
ba bandi bajya inama n'abagabo babo, ba bandi batigira nyoni nyinshi, ba bandi baharanira kugira neza mu buzima bwabo, ba bandi bagira umutima w'urugwiro, ba bandi baharanira koko ku rugo ruba nyabagendwa rukaba uburuhukiro bw'abarushye. Twese hamwe bavandimwe kuri iki cyumweru dusabe Nyagasani kugira ngo aduhe imbaraga zo guharanira kunyura muri uwo muryango ufunganye. Murumva ko bisaba imbaraga, murumva ko bitijyana, ahubwo biradusaba gushyiramo akete, maze tukagira ibakwe ryo guharanira kuzabana na Kristu wazutse wicaye iburyo bwa Data. Turagushimiye Mana mubyeyi wacu, wowe duhaye ijambo ryawe riduhumuriza, ridukosora, ariko riduha n'icyizere cyo kuzibanira nawe. Nyagasani Mana, turifuza kuzabana nawe nk'uko dukunda kubiririmba ko twaremewe kubana nawe mu ijuru. Nyagasani turabyifuza, duha inema yo guharanira kuzabigeraho, twigomwa maze tugaharanira gukora icyiza. Igihe twacumuye tukagusanga ukadusukura, igihe twasuherewe tukaguhungiraho ukadususurutsa, igihe twakugiye kure tukagaruka. Nyagasani Mana, uri ubuhungiro bwacu, uri amahoro, uri ibyiringiro byacu. Nta wagusanze wigeze agenda asuherewe, nta wagusanze wigeze asuhererwa, nta wagusanze ngo umuburire uko umugenza. Duhe Nyagasani guhugukira kugukunda, kukwizera no kukwiringira, wowe ubaho gategeka iteka ryose. Amen.